mu bitekerezo byayo akumva igisubizo agomba gutanga no gukora ibarura ry'ibyo yakoze mu buzima arangije ku isi. Iyo roho iruta izindi rero ushatse bavuga ko yenda ko ariyo mana nk'uko abantu benshi baba babyizera. Hanyuma iyo roho ibigufashamo ikakwereka mu kanya k'ubusamo ikintu gisa na video gikubiyemo imibereho yawe yose ko yakabaye n'ibyo utibukaga bakabikwereka. Nyuma y'ibyo rero wapfuye noneho akabona ageze ahantu hameze nka bariyeri, ni ikintu cy'umupaka gisa n'igishushanyo umupaka ntarengwa utandukanye ubuzima bwa hano ku isi n'ubuzima bw'aho ngaho. Iyo ageze aho rero niho yumva agomba gusubira inyuma ko igihe cyo gupfa burundu kitaragera. Yagira gutya agahita agaruka mu mubiri, wari uri muri koma akaba aragarutse. Gusa ngo bijya kugera aho ngaho yamaze kwimenyera neza iby'iyo ngiyo ku buryo yumva adashaka kugaruka ku isi, akagira ikintu gikomeye cyo gushidikanya yanga kugaruka muri iyi miroho yo mu isi. Ikindi gitangaje nuko umuntu ugeze aho aba yasazwe n'ibyishimo bitagira ukuntu bingana, yuzuye ikintu kimeze nk'urukundo n'umunezero utangaje. Nyamara nubwo kubwe aba yumva ibyo byose atabihara, agira atya kumva yagarutse muri wa mubiri we wa mbere, ubwo akaba arahembutse. Muganga akavuga ati umuntu arazutse. Uyu mudokiteri Mudi avuga ko ngo iyo amaze gukira akagerageza kuganira ibyo yabonye muri icyo gihe, icyambere kimugora nuko mu mvugo isanzwe y'abantu atabona amagambo yasobanura mu buryo bwuzuye ibyo yaboneye iyo ngiyo. Ikintu nacyo kitoroshye nuko nk'iyo atangiye gusobanura abona abantu batamwumva, rimwe na rimwe bakabifata nk'umugani, abandi bagakerensa ibyo ababwiye, bigatuma rero ahitamo kwicecekera. Harimo n'abamufata nk'umusazi bakavuga bati yewe nuza yavuye muri koma, ati yaracanganyukiwe. Gusa kuri we ngo ibyo yabonye bicengera mu buzima bwe ku buryo atabyibagirwa, bigatuma cyane cyane ibitekerezo byose yari yaragize ku byerekeranye n'urupfu bihinduka. Uwo muntu rero uvuye muri koma aba yageze handi shapitire y'igitabo cy'ubuzima busanzwe tubamo yari igiye kwifunga neza, barangiza bakamugarura itarifunga burundu. Ubushakashatsi bugaragaza ko aba bantu bageze ahangaha hari ibintu nyine bahuriraho bitangaje. Bimwe ni ibyo ngibyo nari ndi gusobanura haruguru. Aba bose bahuriza ku kuba cya gihe bagezeho shapitire y'ubuzima busanzwe ifungwa mu gihe gito babona nk'icyo nakwita video y'ubuzima bwose babayemo mu isi kuva bavutse kugeza icyo gihe nyine cyabo cya nyuma. Aya mashusho rero bayabona mu masegonda make cyane, babona buri kimwe cyose n'ibyo batibukaga bakaba babibona. Na twa tuntu duto abantu batitagaho bo barabanza bakatubona mbere y'uko shapitire yifunga. Ibyo ni ibintu bidasanzwe biba mbere y'uko ubuzima bwawe bagaha mu isi ushyirwaho akadomo ugatangira ubundi buzima. Ubunararibonye bwawe bwose urabubona muri iyo filime. Ikindi kintu gitangaje ubona ni ibyifuzo byawe byose wagize mu buzima, ibyo wifuje gukora utakoze, ibyo wifuje utabonye, ibyo wari witeze utagezeho, ibyagutengushye mu buzima, ibyaguhangayikishije, ibyakubabaje, ibyagushimishije. Ibi byose urabibona mbere y'uko paje yifunga. Ibi rero ababudiste nibyo bita taniha. Taniha ni bya bindi ubona mbere y'uko paje yawe y'ubu buzima yifunga ukajya mu yindi paje. Muri make taniha ushatse wayigereranya n'ibyifuzo cyangwa se imirimo yawe ariko iherekejwe n'ibyo byifuzo. Imirimo wakoreye mu isi iherekejwe n'ibyo wifuje utakoze. Niyo mpamvu nk'ababudiste ikintu bigisha cyane abayoboke babo ni ugusiga weretse isi ibyawe byose ku buryo nta byifuzo uzajyanayo, ku buryo nta kintu na kimwe uzasiga uteretse isi, ukabaho byuzuye kugeza ku rwego nta cyifuzo na kimwe uzajyana. Kubera ko ababudiste bizera ko ibyifuzo ujyanye iyo biherekejwe n'imirimo runaka wakoze nibyo biherekeza roho yawe aho iri buze kwerekeza mu bundi buzima nyuma y'ubu ngubu. Roho yawe ikaba yakwerekeza mu kinyabuzima runaka gifitanye isano no gusohoza ibyifuzo utasohoje mu isi cyangwa se imirimo utakoze mu isi kandi waragombaga kuyikora. Nibyo rero bizereramo bijyanye na reincarnation. Ubisobanuye neza wavuga ko ibyifuzo byawe by'ubuzima bitabaye impamo mu buzima bwose wanyuzemo ku isi, ibyo utagezeho byose kandi warabyifuje, ubuzima utabayemo kandi warabwifuje, ibyo utakoze kandi warabigambiriye kandi wenda byari mu mujyo mwiza, inzozi utakabije, ibyo nibyo bisigara muri wowe iyo shapitire y'ubuzima bwawe bwo ku isi ishyizweho akadomo. Ibyo byose rero ushatse wavuga ko ari nk'ibyifuzo byawe. Muri make ibyo wahaye ubuzima mu isi biba birangiranye n'ubu buzima, ahubwo ibyo utahaye ubuzima nibyo bikomereza muri roho yawe, nibyo bijyana na roho yawe.
ibyo wakoze birangira no gupfa kwawe, ahubwo ibyo wagambiriye ntukore bikajyana roho yawe ukajya kubikorera iyo ngiyo. Impano wari ufite utabyaje umusaruro, ibikorwa runaka utakoze kandi warabigambiriye, ibyo byose bijyana nawe. Niyo mpamvu abahanga bakubwira ngo siga weretse isi ibyawe byose, kugira ngo roho yawe izabeho neza yisanzuye mu bundi buzima, kubera ko ntacyo utakoze muri iyi si. Ibyifuzo byawe rero, imirimo yawe ubanza kubibona mbere y'uko umubiri wawe utandukanywa na roho yawe. Umubiri n'ubwonko birasigara iyo upfuye, bikajya gufumbira ubutaka. Muri make icyo usigarana iyo upfuye ni roho yawe iherekezwa n'ibyifuzo byawe, ibindi byose bisigara ku isi. Hanyuma rero nyuma yo gutandukanywa, wakwibaza uti hakurikiraho iki? Mu myizerere itandukanye hakurikiraho iki? Ibyo wenda nibyo nshobora kugaruka nkomozaho mu rwego rwo kugira ngo dusoze iyi chapitre neza, ntihagire wenda akantu k'amatsiko kari buze gusigara muri mwebwe byawe, cyangwa se ibyo utakoze iyo biherekejwe n'imirimo wakoze, nibyo byonyine bikomezanya na roho yawe nyuma y'urupfu rwawe, kubera ko iyo upfuye umubiri urasigara, roho igakomeza. Abizerera muri ibi bintu bya budiste, reka mvuge ababudiste bose, cyangwa se abizera muri ibi bintu bya budisme, mvuze ibi bya budiste mvuze mu mvugo itariyo, ahubwo abizera muri ibi bintu bya budisme cyangwa se taoisme cyangwa se hinduisme, bo bafite ukuntu bizera yuko ariyo surgery ya mbere ibaho, ya mbere ku isi, ukuntu umubiri utandukanywa na roho nta maraso avuye. Nubwo rimwe na rimwe bishobora kubaho ko amaraso ava wenda bitewe n'icyakwishe, ariko ubundi niyo surgery ya mbere, nibwo sinabyita gute, niko kubagwa kwa mbere ubundi ngo kurenza ukundi kose. Bo babyita ko ari igitangaza gikomeye cyane. Iyo ibyo bibayeho rero, iyo ibyo bibaye, abangaba wenda baya madini yacu, twe twizera ko hashobora kubaho nyine yuko roho igenda igategereza umunsi w'urubanza. Bamwe bakazajya muri paradizo, cyangwa se bakazajya mu ijuru, abandi bakazajya ikuzimu bitewe n'imirimo bakoze, kubera ko ya mirimo niyo izaherekeza iki, ya roho twabivuze haruguru. Hanyuma abahindu rero, cyangwa se ababudisiti, bizera ko roho y'umuntu ijya mu bindi binyabuzima. Muri make roho yawe n'ibyifuzo bitandukanyijwe n'umubiri n'ubwonko n'ibitekerezo. Ibyifuzo byiza cyangwa se bibi wari ufite nibyo bigena ikinyabuzima uri bwerekezemo. Niyo mpamvu nk'ubuzima uba ubayeho bwa nyuma mbere gato yo gupfa bushobora kugira uruhare runini cyane mu kugena aho roho yawe iri bwerekeze. Urugero, niba urwaye muganga akakubwira ko nta cyumweru uri bumare utarapfa, ngo uba ugifite amahirwe yo gupfa ujyanye ibyifuzo byiza. N'abariya basenga burya biba bimeze nk'uku nguku, cyangwa se kwa kundi umuntu yihana mbere yo gupfa, harabizera ko ari ukugira ngo nyine bajyane roho zabo ziherekejwe n'ibyifuzo byiza mu bundi buzima baba bagiyemo. Nubwo waba waragandukiye Imana kajana, ariko ku isegonda rya nyuma mbere yo gupfa wenda ugapfira nko mu cyaha, icyo gihe roho yawe ibijyanye icyifuzo kibi. Roho rero ijyana n'ibyifuzo iyo bitandukanyijwe n'umubiri. Niba warabayeho ubuzima bwuzuye kuri iyi si, ukaba nta cyifuzo kibi ujyanye, icyo gihe roho yawe izerekeza mu binyabuzima biri ku isi n'ubundi bisanzwe bifite umumaro, cyangwa se bifitiye umumaro ibindi binyabuzima. Wenda ubuzima bwawe bukomereze mu ndabyo. Niba warashimishaga abantu mu isi, numara gupfa roho yawe izakomeza ishimisha abantu binyuze mu ndabyo. Uzabona ukuntu abantu banezezwa no kwifotoreza ku ndabyo. Ibyo rero nibyo bamwe bita ijuru, ariko muri bariya abantu bizerera muri ibi bya reincarnation, bo babyizera nyine muri ubu buryo ndi kuvuga haruguru, aho roho zacu zikomeza kubaho mu buzima bujyanye n'ubwo nyirazo yabayemo akiri ku isi. Niba warabayeho ubuzima bwuzuye ukabaho neza ufasha abantu cyangwa se ufasha ibindi binyabuzima, roho yawe n'ubundi igakomereza mu buzima bwiza, zigakomeza gusimburana mu binyabuzima by'ingirakamaro, bya binyabuzima n'ubundi byishimirwa n'ibindi binyabuzima. Ubwo buzima bugakomeza gutyo mpaka iteka ryose. Roho yawe igakomeza mu ntuma, mu tunyoni turirimba no mu bindi binezeza ibindi binyabuzima. Gusa hari abarenga iyi myumvire noneho bakavuga ko hari igihe uyu mwikubo w'ubuzima ugeraho ugahagarara, aribwo haza cya kindi bita moksha cyangwa se nirvana. Ibyo nabyo nigeze kubivuga muri chapitre zindi zabanje.
icyo naringamije ni ukureba la vie après la vie, ubuzima nyuma y'ubu ngubu bigenda gute. Ntabwo ndi bubirondore byose, ndagenda binyura hejuru kubera iminota, ariko byibuze hari ikintu uri busigarane niba iyi chapitre yaragucitse mu mashapitre twavuze. Muri make abapfanye ibyifuzo bibi byo kwica, kwiba n'ibindi byaha, ugasanga roho zabo zakomereje ubuzima mu biti bibangamira ibindi binyabuzima, urugero nk'ibiti by'amahwa n'ibindi binyamaswa by'inkazi. Ibi rero nibyo abantu bafite indi myizerere bita ikuzimu. Muri make roho yawe ikaba yakomereza n'ubundi mu bizima, mu bindi binyabuzima bisanzwe bibangamiye ibindi binyabuzima. Ugasanga hari roho yakomereje ubuzima nko mu ngurube, indi ikabukomereza mu ihene, indi ikabukomereza mu mafi, indi ikabukomereza mu mabuye y'agaciro, gutyo gutyo, biterwa n'ibyifuzo roho ngo yajyanye. Muri make wabagaho na mbere y'uko uvuka, ubuzima wabagaho mbere burangiye nibwo waje muri ubu ngubu urimo nonaha. Chapitre imwe mu gitabo cy'ubuzima iyo ifunzwe, izindi chapitre zigahita zifungurwa. Iyo upfuye muri make ikiba gisigaye no kwibaza uti ubuzima bwawe bwo ku isi wabukoresheje ute. Roho yawe rero n'ibyifuzo byawe bigakomereza ubuzima mu murama ushobora kuzavamo ikindi kinyabuzima cy'umumaro cyangwa se kizakubitika. Gusanga niba warabayeho ubuzima uriza abantu, roho yawe igakomereza mu kinyabuzima n'ubundi kizakubitika, kizahura n'ibibazo bikomeye cyane kuri iyi si. Mu myaka iri imbere hari abashakashatsi bamwe na bamwe banizerera muri iyi myumvire, nababwiye ko bari gushakisha uburyo bazajya bapima nk'ikimera runaka bakamenya isano gifitanye n'umuntu wari uri ku isi, uburyo bapima nk'ururabyo bakamenya roho irurimo n'isano ifitanye n'abantu babayeho mu mateka, bagapima ihene bakamenya roho y'umuntu iri muri iyo hene, bakamenya bati iki giti gifite amashami angahe se kizabaho igihe kingana iki, bakabihuza n'umuntu wigeze kuba ku isi, roho ye igakomereza ubuzima muri icyo giti, bakamenya icyo giti kizamara, ndetse bakanamenya ibizakibaho nacyo ubuzima bwacyo niburangira. Niyo mpamvu ngo hari ibimera bimwe na bimwe bikora ibitangaza, bagakeka ko bishoboka ko ari roho z'abantu zakomereje ubuzima muri ibyo bimera. Hari ibiti muzi abantu bajyaga bahobera bakagira amahirwe, cyangwa se ibi biti bivamo imiti, ubwabyo nabyo ngo bishobora kuba birimo roho z'abantu bari ingirakamaro n'ubundi mu buzima, bamara gupfa roho zigakomereza muri ibyo biti bivamo imiti. Bakamenya ururimi igiti kivuga. Muri make waje ku isi kugira ngo ukoreshe ayo mahirwe ubonye ubeho ubuzima bwuzuye, no mu mwikubo w'ubuzima rero bizaba bitandukanye n'umuntu wabayeho ubuzima bw'igice, ku buryo nta cyifuzo usubira nayo, ahubwo ugasubira nayo ubushongore n'ubukaka ko wakoresheje ubuzima bwawe neza. Igihembo rero nuko roho yawe izakomereza mu bindi binyabuzima bifite icyo bimaze mu bindi binyabuzima bigenzi byabyo, ugakomeza kubaho neza na nyuma y'ubu buzima. Muri make baho ubuzima butazagucira urubanza umunsi roho yawe izatandukanywa n'umubiri wawe. Ariko unavuye no muri iyi myizerere y'abanyaziya ukaza no muri siyanse, hari n'abafilozofi bagiye babikomozaho. Nigeze kubabwira kuri Plato na Aristote, nabo bagarutse ku bijyanye n'ubuzima nyuma y'ubu ngubu. Plato we yemera ko umuntu umaze gupfa roho ye imuvamo ikajya mu isanzure, ayitekereza kuzajya mu wundi muntu uzavuka. Akongera akavuga ko urupfu n'ubuzima byuzuzanye, kubera ko kimwe kiza nyuma y'ikindi. Agatanga urugero rwo gusinzira, avuga ko nyuma yo gusinzira umuntu abyuka, na nyuma yo kubyuka akaza kongera gusinzira. Ibi rero ngo ni nako bimeze hagati y'ubuzima n'urupfu, mbega bihora bizenguruka, kimwe kiza nyuma y'ikindi. Akaba ariho ahera ashingira avuga ko roho y'umuntu idapfa, kubera ko nyuma y'urupfu haba hari ubuzima. Akarangiza avuga ko roho yabayeho mbere y'umubiri, mu gihe Aristote we ntabwo yemeranwa na Plato. We yemera ko roho y'umuntu ipfa, ibingibi akabishingira ku mpamvu zitandukanye. Avuga ko imikoranire ya roho n'umubiri ari ingenzi cyane, bityo ko kimwe kitabaho ikindi kidahari, ndetse ko intego nyamukuru ya roho ni ugutera imbere. Ibi rero bikaba bitashoboka idakoranye n'umubiri, kubera ko kubaho kwa roho bigendera ku mubiri. Avuga ko ariyo mpamvu mu gihe umuntu apfuye roho yonyine itabaho. Aristote akongera akavuga ko kubaho k'umubiri nabyo bituruka kuri roho, kubera ko roho y'umuntu niyo ifasha umubiri kugenda. Yagendeye kuri izo mpamvu rero yagiye asobanura, niho ahera avuga ko na roho y'umuntu itabaho umuntu yapfuye. Akongera akavuga ko umuntu ari wo wabayeho mbere ya roho. Ibingibi rero abishingira ku kuba umubiri uzana ibitekerezo mbere y'ibyumviro. Mu by'ukuri iyo urebye ibyo abahanga bagiye bavuga ku bintu biba ku muntu umaze gupfa,
ubona ko ntawe uzi icyihishe inyuma y'urupfu, kubera ko bose ntabwo bahuriza ku kintu kimwe, ahubwo wenda iyobokamana ryo rigerageza guhuriza ku kintu cyenda kumera kimwe, nubwo naho rimwe na rimwe ubona hari ahantu bitandukanye. Akaba ari cyo kintu umuntu yazirikana ku bijyanye n'ubuzima nyuma y'urupfu. Ubwo singarutse ku bya Dr. Pania n'abandi bahanga batandukanye bagarutseho ku bijyanye n'ubuzima nyuma y'ubungubu. Muri make icyo nasorezaho, bisa naho nta muntu n'umwe uzi neza mu buryo bwuzuye bw'ijana ku ijana ibiba nyuma y'urupfu, cyane ko nta wapfuye ngo agaruke aduhe ubuhamya. N'abariya twabonye mu gitabo cya Dr. Moody ni abantu bagarukiye muri koma, bagarukiye kuri ya bariyeri twabonye haruguru. Nta muntu rero wari wapfa burundu ngo agaruka tubwire uko bimeze iyo ngiyo. Ibyaba bivugwa n'abashakashatsi, byaba bivugwa n'aba bashingiye ku myemerere y'iyobokamana, byaba bivugwa n'abahushuwe n'urupfu, bose hari aho bagera ubusobanuro bugasiga abantu mu gihirahiro. Niyo mpamvu nta muntu n'umwe ufite ububasha bwo guhagarara hariya ngo yanzure mu buryo bw'ijana ku ijana ngo yemeze ibiba iyo umuntu amaze gupfa. Buri wese abisobanura akurikije ibyo yatojwe kuva mu bwana bwe kugeza igihe atangire kubisobanura, cyangwa se akabisobanura akurikije ibyo yasomye. Nanjye ndi kubisobanura nkurikiza ibyo nasomye. Ukuri rero mu buryo bwuzuye kuzwi n'uwapfuye wenyine. Birashoboka ko ari ryo banga Imana yaduhishe, cyangwa se kubemera nyine umuremyi w'ijuru n'isi, ukuri kwaba kuzuzwi n'Imana, rikaba ari naryo banga nyine twahishwe. Ibyahishwe abanyabwenge, bigahishwa abaswa, bigahishwa buri kimwe cyose, byihishe muri iryo pfundo ry'urupfu. Ya nicyo nasoreza rero kuri icyo kintu